The action of fact of dying or being killed, the end of life of a person or organism. Niwandika ijambo death muri Google baraguha icyo gisobanuro tuvuze haruguru: urupfu, iherezo ry'ubuzima, inzira y'umwijima, inkuru tutahitamo ko amatwi yacu yumva, inkuru tutasunikira ubwonko bwacu gutekerezaho, isoko y'amarira, iriba ry'umubabaro, ibihe by'agahinda, inkota ityaye ijanjagura imitima y'ababuze uwabo. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo, abariho twese tuzi neza ko hari igihe tuzaba tutakiriho. Mu yandi magambo, tuzi ko urupfu ruriho kandi rudutegereje. Gusa nidushaka kubitekerezaho, kuko nyine birumvikana ko atari inkuru nziza yo gutekerezaho. Nitwa Shimirwa Ilda. Bigenda bite iyo inzira y'umwijima yegereje ku muntu? Umuntu uri gusatira iki gikombe yiyumva ate? Bigenda bite mu masegonda ya nyuma yo gushyira iherezo ku buzima bwa muntu? Ni ibihe bimenyetso bikwereka ko umuntu ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe? Nyuma yo gupfa ho bigenda bite? Ikaze. Umuntu wese upfuye mu buryo butunguranye ntabwo anyura muri izo nzira. Nk'umuntu wishwe n'isasu, uzize impanuka, ugwiriwe n'inzu, urengewe n'amazi, wishwe n'amashanyarazi n'izindi mpamvu nyinshi zishobora gutana umuntu mu buryo butunguranye. Naho ku bantu bakuze, ni ukuvuga abamaze gusaza n'abandi bose bamaze igihe kinini barwaye, babanza kunyura mu nzira zisa n'izitegura urupfu mbere y'uko urwo rupfu ubwarwo ruza. Nibyo ntawapfa kumenya amakuru y'igihe urwo rupfu ruzazira. Gusa ariko ku bantu bageze mu zabukuru n'abandi bamaze igihe kinini barwaye, hari bimwe mu bimenyetso bagaragaza mu minsi ya nyuma by'uko bari hafi kwitaba Imana, ndetse bikagenda bigena igihe bagezemo. Ibimenyetso bibaranga muri uru rugendo ruganisha mu rupfu bigenda bitandukana bitewe n'igihe, nibura kuva ku mezi kugera ku minsi n'amasaha. Mbere y'ukwezi kumwe n'amezi 3 mbere y'uko umuntu yitaba Imana, arangwa no kwiyongera kw'ibitotsi n'igihe aryama. Uku kuryama cyane guterwa n'uko ubushobozi karemano bwo kuba umubiri wihindura ibyo yariye cyangwa yanyoye bikavamo imbaraga metabolisme buba bwacitse intege, bigatuma umuntu asinzira cyane. Muri iki gihe kandi umuntu arangwa no kudashaka kurya no kunywa, kuko iyo umuntu yegereye urupfu umubiri we ntuba ugikora nk'uko bisanzwe, bituma n'imbaraga akenera ziturutse mu byo yariye ziba nke cyane, bityo ntagire ubushake bwo kurya no kunywa. Gushyikirana n'abantu nabyo biragabanyuka. Niba yari asanzwe akunda kuganira n'abantu, biragabanyuka agafata umwanya wo kwitekerezaho. Iyo bivuye muri ayo mezi, hagati y'icyumweru kimwe na 2 mbere y'uko umuntu apfa, ashobora gutangira kumva no kubona ibidahari, kuvuga ibiterekeranye, umubiri we utangira gukonja. Iyo haburamo amasaha make cyane cyangwa se n'iminsi mike cyane, abantu benshi batungurwa no kubona umurwayi utari ufite imbaraga, bakabona agize imbaraga nyinshi cyane, ndetse akaba yabyuka agasaba nk'ibyo kurya, akongera akaganira nk'uko byari bisanzwe. Iyo babibonye gutya, bakabona kugarura imbaraga k'uyu murwayi, abantu benshi bumva ko akize ndetse arokotse urupfu. Nyamara siko biba biri, ahubwo aba ari kurushaho kurwegera. Izi mbaraga ntizitinda, kuko iyo habaye umunsi haciyeho nk'umunsi cyangwa amasaha make cyane, arongera akaremba, guhumeka bigatangira kwanga, umutima ukareka gutera mu buryo bwumvikana, umubiri ugakonja. Inzara zigahinduka zigashaka gusa nka move cyangwa ubururu, amaso akaguma afunguye ariko ntacyo abona. Muri iki gihe umuntu ntabwo aba areba abamuri iruhande, ariko aba agifite ubushobozi bwo kumva. Iki gihe akigumamo kugeza apfuye. Yitwa Elizabeth Kubler-Ross. Mu 1969 yanditse igitabo cyita The Death and Dying. Iyo Elizabeth yari umuganga w'indwara zo mu mutwe. Yakoranye n'abarwayi benshi barwaye indwara zidakira, ariko
abona ko imyitozo y'ishuri ry'ubuvuzi itamuteguriye bihagije akazi. Kubera iyo mpamvu yatangiye kwitegereza no gutekereza ku nsanganyamatsiko zimwe na zimwe yabonye mu barwayi be barwaye indwara zidakira. Yagaragaje ibyo yabonye mu byiciro 5, 5 stages of death and dying. Icyiciro cya mbere yacyise denial. Muri iki cyiciro umurwayi atangira kugira ihangana rishingiye ku guhakana. Aha umurwayi atangira guhungabana kandi kutizera kwe bikiyongera. Aha guhakana ni uburyo bwo guhangana cyangwa kwirwanaho bituma umurwayi yirinda intimba nyinshi ndetse no kugabanya amaganya n'ubwoba. Icyiciro cya kabiri yacyise anger, uburakari cyangwa umujinya. Aha umurwayi aba afite inzika, umujinya aba afite ushobora kwerekera ku bantu akunda cyangwa Imana. Iyi myitwarire iterwa no kutiyumva neza impamvu ibyo ari kumva bigiye kumubaho, impamvu ariwe biri kubaho. Icyiciro cya gatatu yacyise bargaining. Muri iki gihe umurwayi asa nk'aho agera agahe gato k'urubanza. Elizabeth yasobanuye ko iki gihe aribwo umuntu ashobora kuba avugana n'Imana. Hari amahirwe menshi ko buri gikorwa mu bibera muri iki cyiciro umurwayi nta na kimwe aba azi uburyo kiri kugenda. Icyiciro cya kane cyitwa depression. Nyuma y'uko umurwayi atangira kumva ko birangiye, atangira kuvubira imisemburo yo kwiheba no kugira agahinda gakabije atewe no kuba agiye gutandukana nabi ibyo yari yarateganyije, amasezerano atashoje, ubuhemu yagize, ibyo yakoze atagombaga gukora n'ibyo atakoze yagombaga gukora. Ibyo byose bimutera agahinda kuko aba yamaze kubyumva neza ko habura agahe gato hagashirwa iherezo ku buzima bwe. Icyiciro cya gatanu yacyise acceptance. Iki ni nacyo cyiciro cya nyuma. Umurwayi nyuma yo kubona ko nta bubasha namba ku bigiye kumubaho, aremera bikamubaho. Nyuma y'agahe gato ari muri iki cyiciro, umugozi wari uziritse ubuzima bwe ucikamo kabiri, maze ubuzima bukazima, urupfu rugakongeza ikibatsi cyarwo. Munyemerere dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi, mukande subscribe kugira ngo tuzajye tubasha no kubana mu biganiro bizaza. Nitwa Shimirwa Ilda, ibihe byiza kuri mwese.